ikaze ku bakunzi bacu mwese, wowe wakoze subscribe kuri channel Rubavu Estate, turagushimiye tukwifuriza umwaka mwiza. Nawe utarayikora turagushimiye ko ugiye kuyikora. Mwese tubifuriza umwaka mushya muhire turi gutangira cyangwa se twatangiye wa 2025. Umwaka rero uzabahire rwose, natwe ababitwifurije twese uzaduhire rwose. Abakunzi rero umuryango mugari wa Rubavu Buy and Sell, cyangwa se abadukurikira kuri channel yacu Rubavu Estate, mukomeze kugubwa neza aho muherereye hose. Rero umunsi twatembereye mu murenge wa Rubavu, mu karere ka Rubavu nk'ibisanzwe, mu kagari ka Buhaza, hirya gato ya kaminuza ya YouTube cyangwa se yahoze yitwa RTUC. Aho ngaho uyirengaho ugakomeza hirya ahantu bari kubaka amazu meza mu mudugudu w'icyitegererezo rwose, ahantu heza cyane. Hari umuhanda uzamuka principal wa ADPR utari kaburimbo ariko bateganya kuzakora kaburimbo. Iyi mari turi kubereka ku mashusho ni iherereye, iyo uzamutse kuri urwo rusengero rwa ADPR ni haraguru yarwo gatoya. Ni imari y'inzu ifite imiryango ine y'ubucuruzi, ikagira ikibanza inyuma kinini wakubakamo n'indi nzu, kubera ko iri nzu yubatse mu kibanza kinini gifite metero kare 400. Urumva ko ahantu hatarangiye, yaba hari amazu aba n'ahandi wakira yandi. Kuri miliyoni 16 rero ukagura iyi diro y'iyi nzu iri mu kibanza kingana gutyo metero kare 400, waba ukoze diro nziza cyane kandi ubifashijwemo natwe Rubavu Buy and Sell. Duhamagare kuri nimero zacu 0781175255 kugira ngo iyi diro nibayigutange. Ibyangombwa birahari na ba nyirawe barahari, natwe nk'abahuza Rubavu Buy and Sell turahari, turahabaye rwose Rubavu. Ushobora no kudusanga kuri office zacu aho dukorera hano. Iyi mari rero rwose ntigucike, ubuso 400 arimo aya mazu ahantu heza cyane muri Rubavu, kuri miliyoni 18 z'amanyarwanda. Iyi diro ntigucike rwose, uduhamagare kugira ngo wigurire aha hantu. Ni heza cyane kandi harahendutse, ni heza rwose, kuko kuhava ugera kuri iyo kaminuza ukoresha nk'iminota 5, no kuhava ugera kuri kaburimbo naho nuko ni nk'iminota 5. Urumva ko ari ahantu heza cyane, hari ibikorwa remezo, hari amazi, hari umuriro, n'ahantu hari guturwa cyane. Ikibanza cyaho vide ubwacyo kigura miliyoni hagati ya 15 na 20 kibereye aho. Ubwo rero twebwe tuba twabahitiyemo diro zihendutse zimeze neza. Iki kibanza ntikigucike, duhamagare kuri izo nimero zacu cyangwa utwandikire kuri WhatsApp cyangwa dusange Rubavu aho dukorera, ubundi tukujyaneyo hasure, kuko ni heza, nuhagera urahashima rwose, ubundi wishyure. Ibyangombwa birahari, ni mu miturire, ni ahantu heza cyane. Ubundi ukaba ukoze diro kandi ukorana natwe nka Rubavu Buy and Sell. Muduhamagare kuri izo nimero zacu, dusange no ku mbuga nkoranyambaga zacu zindi, Facebook, Instagram, YouTube, ariho turi muri kutwumvira, no kuri TikTok hose turahari rwose. Izi diro z'ibibanza zirahari n'amazu i Rubavu turabifite byinshi cyane rwose. Wowe niba ubonye nimero zacu twandikire, niba ushaka inzu cyangwa ushaka ikibanza, ushaka inzu ya business, ushaka inzu yinjiza, ama guest house, amacumbi, inzu z'amacumbi zigurishwa tuba tuzifite, ibibanza biri kuri kaburimbo by'ubucuruzi tuba tubifite. Muduhamagare, turi kumwe rwose, kandi mugire umwaka mwiza. Murakoze.